Niba wararebye iyi filimi Triple R wabonye scene aho umukinnyi wayo w'ibanze Bim aba arimo gushaka gufata Tiger ari nzima. Iyi scene ukuntu bayikoreye muri studio. Baragiye bafata studio bayidesigninga neza n'ishyamba. Hanyuma bazana igipupe ba designinze nka Tiger bagiha abantu bakazaba bakijugunya kuri Bim. Hanyuma bajya muri computer bakoresha ikoranabuhanga rya CGI cya gipupe bagihinduramo Tiger. Hari n'udusene tutasabaga kwerekana igice cyose cya Tiger biba ngombwa ko ari abantu badushutinga bigize Tiger. Iyi filimi yarabavunnye cyane dore ko na scene yo ku kiraro byabasabye kubaka ikiraro muri studio. Hanyuma bafata abakinnyi b'ibanze b'iyi filimi bashutinga iyi scene bambaye imigozi, ntabwo bigeze bakoresha CGI cyane. Iyi filimi niyo ya gatatu mu Buhinde yatwaye bije nyinshi cyane dore ko yatwaye bije ya miliyoni 69. Nayo niyo yabateye udushye kuko bimaze kwinjiza arenga miliyoni 160 zose z'amadolari. Filimi Rise of the Planet of Apes iri muri filimi zagoranye ku rwego udashobora kwiyumvisha. Bajya gukina iyi filimi ntabwo bigeze bakoresha ingagi nyinshi, ahubwo bakoresheje abantu bajya muri computer babahindura ingagi. Babambikaga imyenda iriho utumax ku buryo kamera iri buze gukurikirana buri kwinyeganyeza umukinnyi ari buze gukora. Mbere yuko bakina iyi filimi barabanje bafata abakinnyi bayo bajya kubigisha uburyo ingagi zigenda n'uburyo zitwara mu buzima busanzwe, ku buryo bizorohera bano bakinnyi mu gihe bazaba barimo gushutinga amashusho y'iyi filimi. Iriya scene ingagi zirwana n'abapolisi ku kiraro bayikoreye muri studio, ntabwo bigeze bayikorera ku kiraro. Iri no muri scene zabagoye cyane dore ko bagombaga kwita kuri buri kunyeganyega kw'ingagi aho ngaho ku kiraro. Hari na scene bakoze bakoresheje CGI kubera ko kuzishutinga byashoboraga guteza ibyago bikomeye. Iyi filime yagiye kurangira ibatwaye miliyoni 93 zose z'amadolari. Igeze ku isoko iragenda irakorwa ku rwego ruri hejuru dore ko bimaze kwinjiza miliyoni 481 z'amadolari. None se ubona mu Rwanda hari igihe kizagera tugakora filimi nk'iyi?